Reka mbasuzikane mbivuze kugira ibihe byiza nanabaye ikaze mu rukundo rwa Remy na Joanna igice cya gatanu. Ubwo duherukana ubushize Remy yagiye ababaye cyane, Joanna nawe asigara rwose ari kure mu bitekerezo, ariko rwose ubona yuko nawe yababaye cyane. Ako kanya Paula ahita aza, maze Paula ati, Joanna bigenze gute? ubwo Joanna ati, Ndumva bincanze pe. Uriya musore ndamubabaje, kandi ninjye wahoraga amubwira ngo azareke girlfriend we. ubwo Paula aramusubiza ati, None se akubwiye ko agukunda? Joanna ubona yuko ahangayitse ati, Yego, ariko menya amusubije nabi kuko nagiye ababaye, ndetse aranambwiye ngo napfa ninjye ndaba mbiteye. Paula agwa mu kantu maze ati, Ngaho ibaze utumye umuhungu w'abandi yiyahura kubera wowe, kandi narabikubwiye ko ibi bintu urimo atari byo. Uzi gushyira umuntu mu rukundo ariko warangiza ukamureka, birababaza. Joanna, ahubwo bibaye byiza wamukurikira mukongera mukavugana. Joanna ahita ashyira hejuru ati, Reka reka ntabyo nkeneye. Paula aramusubiza ati, Ese wagira ureka kumera gutyo? Ngaho ibaze ari wowe babikoze, uzi ukuntu bibabaza. Joanna ati, Ese njyewe nemera umuntu ntakunda? Ibyo nakoraga byose nabaga nshaka ko ankunda kugira ngo mbone amafaranga. Nyuma yo kumenya aho ibintu bigeze rero nisubiyeho, ndigumanira n'umusaza. Paula aramusubiza ati, Shangaho basi mubeshye. Joanna ati, Ese ko numva umufitiye impuhwe cyane? Humura ntacyo aba kandi si umwana ku buryo yakikorera ikintu kibi ngo nuko Joanna namwanze. Ndetse Serena arahari, yamusubiraho akamusaba imbabazi. Paula aramusubiza ati, Ariko uzi gusubira ku muntu wanze ngo uje kumusaba imbabazi ngo musubirane? Nicyo gisebo cya mbere. ubwo Joanna aramubwira ati, None se ko njye nta gahunda mfite? Urabizi ngomba kubana n'uriya musaza kugira ngo nanjye nzabeho neza mfite umugabo w'umukire, hanyuma napfa nsigarana ibyo byose. Paula ahita agwa mu kantu maze ati, Uzi ko amafaranga agiye kukugira umugaragu wayo? Ubu ugiye kwitwa umuntu mubi kubera amafaranga? Ese urakeka mama wawe namenya ko wabanye n'umusaza ukubyaye azabyishimira? ubwo Joanna aramusubiza ati, Urabizi byose mbikora ku bwe, kandi mbabarira mama wimuzana muri ibi bintu, kuko si njye watangije ibyo gusenya ingo z'abandi. N'umugore wa papa yasenye urwa mama. Rero nanjye ibyo ntibindeba, kandi sinakemera agasore gafite udufaranga duke ndeba umusaza ufite amafaranga menshi. ubwo Paula aramusubiza ati, Ibyo tubireke. Ngaho basi mubeshye. Erega uriya musore ni umwana mwiza, kandi yaragukunze. Nihe wabona umusore uvuga ngo azakuvuza agutangeho amafaranga yose bazagusaba? Mwimerere ndakwinginze. ubwo Joanna ashyira hejuru ati, Hanyuma se bizagenda gute? Paula aramusubiza ati, Nyine uzamwange nyuma, kandi erega hari n'igihe byarangira nawe umukunzi. Joanna mu kwihenura cyane ati, Nta rukundo mfite rwo gukunda umusore, gusa ndabitekerezaho nta ribi. Ahubwo reka nze ngende. Uyu munsi nshaka gukora ijoro, dore maze igihe ntanakorera amafaranga, kandi sinaka kuri ya musaza amafaranga atazabona ko ariyo mukurikiyeho. Kibabaza mu buzima kikanashingura umutima, nko gukunda n'ukundwe, nko gukunda n'ukundwe. ubwo bidatinze tugarutse kuri Remy. Umusore yaratashye maze mu kugira iwe asanga mama we yicaye ku irembo afite igikapu cyuzuye imyenda, maze arumirwa. Remy ahita ava mu modoka yihuta cyane maze ati, Mama bite kuri hano n'ibintu byawe? Mama Remy ababaye cyane ati, Erega ibintu byafashe indi ntera Remy. Papa we yanyirukanye mu nzu ngo yenda kuyibanamo naryaha bararya. Remy yaratunguye cyane maze ati, ngo yakwirukanye se nawe uremera? Inzu mufatanyije ayigusohoramo nawe uremera koko mama? Mama Remy ati, Nari kwihagararaho, ariko yatangiye kunkubita turanarwana. Mbonye agiye kunyica ndahunga ndigendera. Niyo mpamvu naguhamagaye nkubwira ko ndi kwa muganga. Nari nagiye ngo bampe umuti kuko nazanye ibibyimba aho yagiye ankubita umukandara. ubwo Remy ati, none se mama ko numva yarengereye cyane? Papa aramutse akeneye kubana n'iyo ndaya ye yajya gukodesha indi nzu, ntabwo yagusohora nk'aho rwose ari iye wenyine. Ariko ubundi abakobwa b'iki gihe babaye gute? Uwo mukobwa bakundana nta nubwo abona yuko papa ari umugabo rwose ufite urugo ku buryo yanamubyara? Mama Remy aramusubiza ati,
Abakobwa b'ubu se ko bakunda amafaranga wa mwana we, ibyo biba bibareba. Bakundana n'abasaza ngo nibapfa bazasigarana ibyabo byose. None so nawe ari kwibeshya ngo ari mu rukundo kandi ari indaya z'iki gihe. Ubwo Rema aramusubiza ati mama, buriya sinarenganya papa kubera ko abakobwa ni abagome pe. Umukobwa yikoresha utuntu twishi dutuma ujya mu rukundo nawe, maze nyuma akazakureka yuko wibeshye. Rero na papa wabona yarakunze umukobwa akibwira yuko bizaramba nk'ibyo nanjye Joanna yankoze. None ubu ngubu nkaba ndi kwibaza uburyo nasubira imbere ya Celine n'icyo naba ndi kumubwira. Ubwo mama Rema agwa mu kantu maze ati Joanna se yagukoze ibiki? Sinumvaga mu kanya umbwira ngo muri kumwe. Rema ati mama, uriya mukobwa amaze kunsaza kandi rwose nibwiraga yuko uko mutekereza ariko nawe antekereza bitewe nyine n'ukuntu twaganiraga. Mu gitondo rero Celine yaje hano maze mubwira yuko ibyacu birangiye n'ubukwe tuvuga yuko buhagaze. Njya kureba Darius ngo nyine ngira inama, mubaza nyine niba koko nagira icyo mbwira Joanna, maze arambwira ngo ningende mubwire ko umukunda nta kibazo. Numvaga rwose biraza kuba igisubizo, gusa nyine byaje kuba ikibazo. Nagezeyo turaganira, mubwira yuko mukunda nyine arambwira ngo reka ntibyakunda. Mubaza impamvu yahoraga ambwira ngo nzareke Celine, ndetse mubaza n'impamvu yansomye, ambwira yuko biriya nabirenze ngo nta kintu yari agamije. Mama nababaye rwose, numva mbuze icyo nkora, mpitamo kwitahira kuko sinzi niba rwose nabwira Celine ngo dusubirane, ahubwo ndumva nagenda nkiryamira nko muri Nyabarongo ikantwara. Mama Remi yahise arakara maze ati ariko se ako gakobwa ubwo kakwishinzagaho kagamije iki? Cyangwa kashakaga amafaranga? Rema ati nta mafaranga yashakaga mama, kuko rwose nawe yigeze ansaba, ndetse rwose nayo nari kumangu yivuze yarayanze. Mama Remi yahise agwa mu kantu maze ati Gwiki arwaye iki se? Rema ati ibyo ngibyo reka tubyihorere mama, gusa nyine hari ibyo yagombaga kwivuza, twari twaravuganye yuko nyine nzamuha amafaranga, none yayanze. Mama Rema aramusubiza ati ntakubeshye ndumva uwo mukobwa atakwiyumvamo habe na gato, ahubwo yaragushotoye ngo arebe uko amarangamutima yawe akora, maze nyine nawe uratwarwa uramukunda, kandi mu by'ukuri we nta n'agatekerezo afite. Abakobwa ko bakunda amafaranga, ubwo urumva umukobwa wanze amafaranga yawe yo kwivuza hari icyawe akeneye? Nawe ntabwo ukeneye. Remi ati none se nkora iki? Erega rwose nari maze kumwishyiramo mama. Mama Rema ati mwikuremo, wituma ingegera y'umukobwa ikuzonga, kandi mu Rwanda huzuye abakobwa. Unirinde no kuzongera kugira aho uhurira nawe, ndetse niba ngombwa wongere wegere Celine mwiyunge, musubirane ubukwe bukomeze. Remi ati mama, ibya Celine rwose byo bireke kubera yuko sinamuhinguka imbere, gusa ariko Joanna arambabaje pe. None se mama, ibya papa ubwo ngubwo nyine byo biraza kugenda gute? Mama Rema ati ndabizi se, nanjye byanshobeye, ariko aho kugira ngo anyicire mu nzu namureka, n'ubundi nta mpamvu yo guhangana nawe. Biba binababaje kubona abantu nkatwe turwana. Ubwo Rema ati birababaje cyane rwose, gusa nugira ikibazo bizagenda neza, papa yisubireho mama. Ubwo bwarije, maze mu ijoro Joanna ajya kubyina mu kabari, ubona yuko rwose abagabo bose bamwishimiye, ndetse kandi ubwo na papa Celine yari ahari yicaye hirya rwose, ubona yuko ari kumwitegereza cyane kugeza umukobwa asohotse. Mu gitondo bwarakeye, tugaruka kuri Rema ubwo yari yagiye mu kazi yicaye muri ofisi ye, nuko Darius arinjira. Darius yinjira amubaza ati Remi ni amahoro se? Remi ati amahoro yayo se ko Satani yanyibasiye bro. Darius ati gute se? Remi ati mani ni birebire pe, gusa nyine meze nk'umuntu wabonye ishitamba maze agaturwa yari yambaye. Iyo amenye yuko Joanna rwose yikiniraga simba naranze Celine. Ubwo Darius ati Joanna uvuga se wikiniraga ni uwo mbonye hanze aje kukureba? Rema ataje kundeba sura muzi? Uwo ubonye ameze gute? Darius aramusubiza atari mu kagare kandi aje avuga yuko ashaka wowe Remi. Si wese ubwo? Rema ati niwe. Ubu saje kugira gute kuko n'ibintu yankoreye ejo? Ubu ni se hano ahamenye gute? Ntacyo reka ngende rwose numva ibyo ambwira, kuko ntabwo namwirengagiza. Ubwo agiye kugenda, Darius aramufuta maze akamubwira ati buretse gato nkubaze.
Remy ati umbaza ikizi? Darius ati uriya mukobwa se niwe uri kuvuga wagusajije ukarindagira ukareka Celine? Remy ati kubera iki se? Ikibazo ni ikihe? Darius ati nyine numvaga ari umukobwa mwiza, nyine umukobwa umeze neza mwajya mujyana ahantu kumva yuko utewe ishema nawe, ariko ni umuntu nk'uriya utagenda uhora yicaye mu kagare. Remy ahita arakara maze ati mbabarira bro, ntuncumuze muri kino gitondo. Darius ati wapi man, ntabyo kugucumuza rwose, reka tujye tubwizanya ukuri nyine nk'inshuti cyangwa se abavandimwe. Ni gute wanga umukobwa kuko muzima ugakunda umukobwa utabasha kugenda kuri ugendera mu kagare? Remy ati ntabwo ari we wabishatse kandi rwose uko yaba ameze kose rwose akwiriye urukundo. Ubwo umusore yahise asohoka rwose maze ageze hanze asanga koko Joanna arahari, nuko aramubaza ati Joanna urakora iki hano? Joanna aramusubiza ati narinje kukureba. Remy agwa mu kantu maze ati ngo iki uza kundeba? Biratangaje, hari icyo ushaka kumbwira se? Joanna aramusubiza ati yego. Remy ati okay nta kibazo, rero hano hantu hari guca abantu benshi, reka tujye muri ofisi yanjye. Ubwo amusunikira akagare baragenda barinjira maze arafunga. Remy aramubaza ati nizere yuko umeze neza ariko? Joanna ati yego meze neza. Remy aramusubiza ati okay ngaho mbwira ngo uteze amatwi. Joanna ati nyine Remy umbabarire ku byabaye ejo, ndabizi byarakubabaje ariko sicyo nari ngamije. Remy ati wari ugamije iki se? Si ukunsaza gusa ugatuma ngukunda nkanga Celine ubundi nawe ukanyanga? Joanna ati oya, mu by'ukuri nifuzaga ko nkunda kandi byarabaye, ariko ejo nibwo namenye ko ninemere kugukunda nzabizira. Ubwo Remy aramusubiza tuzabizira gute se? Ninde windi wabigizeho ikibazo? Celine ni umuntu mwiza, nta kibazo rwose abifiteho kuko narabimubwiye. Joanna aramusubiza ati numvise bamugira inama yo kuzangirira nabi nindamuka nkundanye nawe. Remy aramusubiza ati wabyumvanye ndetse wabyumviye hehe? Joanna aramusubiza ati inshuti ya Celine urayizi? Remy ati yego, uriya witwa Leya? Joanna ati Leya ni mukuru wa Paula. Rero numvise Leya ari kubwira Celine ngo ntatuze ntiyemere kukubura gutyo, ahubwo ngo ahangane nanjye kandi aho kugira ngo nzakuzire nabireka. Ubwo Remy yahise avuga ati nibyo ngibyo biguteye ubwoba se? Joanna ati sinshaka gupfa igihe kitageze. Remy aramusubiza ati ntabwo bishoboka rwose ko wapfa igihe kitageze, ahubwo se reka nkubaze, ntabwo wakinnye nanjye kuko warabyifuzaga ko nareka Celine nkagukunda? Joanna aramusubiza ati yego. Remy ati mbese waciwe intege nyine nibyo ngibyo wumvise babwira Celine? Joanna ati cyane rwose. Remy atuva nkubwire rero Joanna, Celine ntumugireho ikibazo kuko nta kibi yagukorera cyane rwose yuko nanamubwiye ko ari we nifuza. Mu by'ukuri rero yarabyumvise arabyakira, rero ntagutera ubwoba cyangwa se ikibazo kandi ibyizere byacu rwose bizagenda neza, sibyo? Joanna ati yego. Remy aramusubiza ati ngaho mbwira ko nkunda. Ubwo Joanna yabaye nk'umuntu ugiye kure maze arivugisha mu mutima ati mana yanjye urabizi ko uyu muhungu mubeshya, gusa nta kundi nabigenza. Aho kugira ngo ajye avuga ngo natumye yanga umukunzi we, nahitamo kumubeshya, ariko nta kizatuma ndekuriya musaza w'umukire. Ubwo Remy ahita amubaza ati Joanna nese kuri kujya kure ngaho mbwira? Joanna aramusubiza ati ndagukunda Remy. Ubwo Remy disi yarishimye maze barahoberana, ariko rwose ubona yuko Joanna we bitamurimo. nta kintu kibabaza mu buzima kikanashingura umutima nko gukunda n'ukundwe, nko gukunda n'ukundwe. Ubwo tugarutse kuri Celine wari warwariye iwabo, papa we yaraje maze yinjira mu cyumba yari arwariyemo. Papa aramubaza ati Celine kutabyuka bite mwana wanjye? Celine aramusubiza ati mbyuke njye se papa? Papa Celine ati kandi uzavamo umugore w'umunebwe wa mukobwa we. Celine ati ubwo Remy yabibonye karahitamo kundeka
akunda undi mukobwa. Papa Serine ati ngo iki? Serine aramusubiza ati Ntabwo urabimenye se ko ibyacu byarangiye? Yambwiye ko yakunze undi mukobwa. Ubwo rero twabiretse. N'ubukwe nta buhari. Ahubwo ubwira wowe watumiye ko byarangiye. Papa Serine ati ariko abana b'iki gihe mwabaye muti? Ubukwe mumaze imyaka mutegura, mubwisha hasigaye iminsi mike. Serine ati None se mbigenze gute papa? Mwinginge muririre kandi atakinshaka. ubwo Papa Serine ati uzi kurinjije sha, bakagutwara umugabo ureba sha ugatuza ngo ntiwamwinginga. Yabyanga yabyemera ubishatse mwabana, ahubwo nuko wigira injiji. Ni gute umukobwa aza akagutwara umukunzi warangiza ugatuza sha? Uzi ko niyo Remi yaba atagukunda, nawe wakora uko ushoboye kose agatandukana n'uwo mukobwa, ubundi mwese mukamubura. K'abagabo babuze se, urabona nukomeza kugira ku gatima keza utazagumana nanjye hano sha? Gira icyo ukora se nyine. Ubwo Serine ati Umva papa, sinkeneye gupfa nk'abandi bose nabonye bivanga mu nkunda z'abandi bikarangira bicuza. Papa Serine ati ariko uzi ko ari njye ufite umukobwa w'injiji di, abandi barabeshya rwose. Ngaho nyine nyibwirira icyo uri gutekereza. Nshaka gushaka umugore, kandi hari agakobwa keza nabonye nijoro aho narindi kunywera agacupa sha. Ubwo Serine ahita agwa mu kantu ati Ego man, none se uzashaka umukobwa muto kuko nta bagore bakuze bahari? ubwo Papa Serine ati abagore bakuze batera umwaku sha. Njye nkeneye agakobwa gatoya rwose mungana, ka kandi nyine tuzabana nkumva ndishimye. Uwo ngo rero nabonye nijoro ni mwiza, ariko nyine abyina mu kabari. Serine ati None se uwo musinzi uzawe umujyanye he? Papa, niba ushaka umugore muto udakuze, umenye ko azaba atagukunze, ahubwo azaba akunze amafaranga yawe. Papa Serine ati amafaranga ariko ndayafite, mubonye nayamuha rwose nkamuha amafaranga yose yumva yishakira cyangwa yifuza. Serine ati Hanyuma akajya ajya kuyasangira n'udusore bangana, nawe umusaza uri aho ngo ufite umugore. Papa Serine ati ibyo ngibyo ni ibicanege byawe sha, narubwo rwose kandi nshaka kubyumva. Ubwo Serine aramusubiza ati Umva nkubwire papa, niba ushaka umugore, mu kwezi kumwe cyangwa abiri mugushakire, kandi rwose umugore mwiza wizewe uzagukunda pana ukunda amafaranga, ndetse akazata umusaza neza, ariko abo bo mu kabari ubareke. Papa Serine ati nta kibazo rwose umunshakire, ubwo numubona nyine uzambwira. Naho ubundi rwose Seri, ukwiye kubitekerezaho kubera yuko Remi n'uwawe. Imyaka 4 si imikino sha, kandi si mike ku buryo wamureka gutyo gusa. Serine ati Ndabitekerezaho, ariko sinshaka intambara ngo ni ukubera umusore. ubwo haciyeho amasaha tugaruka kuri Serine. Ubwo abari imodoka maze aragenda aparika aho Remi yakoreraga, nuko arinjira agera kuri ofisi ye maze arakomanga. Remi ahita amubwira ati injira. Ubwo Serine ahita yinjira maze aramusuza nuko akicara, akahita amubwira ati Remi, narinje kukureba, sinzi niba ufite akanya ngo tuganire. ubwo Remi ati nta kibazo rwose, umwanya urahari. Ngaho mbwira nta kibazo rwose, uyu munsi ni akazi kenshi mfite. Serine ati Ko mbona se wishimye cyane. Remi ati Seri, nta kintu kiza nko gukunda umuntu ugukunda. Serine ati kumbe bivuze ngo na Joanna aragukunda. Remi ati cyane rwose, ahubwo hari ibintu numvise bitari byiza, ngo ariko ngo rero arimo arakugira inama ngo yihera. Serine ati Ye kutakureka ahubwo nkahangana na Joanna. Remi aramusubiza ati none se ubwo wowe urumva ari byo? Ubwo Serine aramusubiza ati Ntabwo ari byo, kuko nta n'impamvu yo guhangana n'umuntu, kandi n'ubundi ari we ukunda. Noneho niba nawe agukunda, ndumva naba ndi guhangana ku busa. Gusa sinatinya kukubwira ko ngukunda cyane Remi. Kandi Remi, ibi kubyirengagiza biri kunanira pe, kuko buri wese uri kumva ko twatandukanye ari kumbwira ko ndinjije, ngo sinkwiye gutuza pe, kuko imyaka 4 si mike. Niyo mpamvu nje hano. Ndabizi ukunda Joanna, ndetse umbwiye ko nawe agukunda, ariko ndifuza kukubaza niba koko utakisubiraho ku mwanzuro wafashe, kuko erega sinanumva ukuntu iminsi itarenze 5 wahise ukunda uriya mukobwa. Rero ndumva ushobora kuba warahubutse. Sinzi niba wakisubiraho ku mwanzuro wafashe, ubundi gahunda y'uko igakomeza.
ubwo Rema ahita amubwira ati Seri, umwanzuro nafashe ntabwo nakisubiraho. Yego pe, wenda sinzi ukuntu byangendekeye kugira ngo nisanze nakunze umukobwa rwose tumaze igihe gito tumenyanye, ariko nyine naramukunze bya nyabyo. Kandi nyine reka nkubwize ukuri, kuba namenye ko nawe ankunda byatumye ndushaho kumukunda pe. Sinzi rwose niba wenda ari ibisazi, gusa nyine uriya mukobwa Joanna ndamukunda, kandi rwose ndakeka naramukunze nkimubona kuri wa munsi wa mbere ubwo twari turi kumwe. Burya nuko nabaye nk'umuntu wirengagiza, ariko rwose uko iminsi yashiraga niko nagendaga mbyumva yuko hari ikintu kiri kugenda gihinduka. Serine aramusubiza ati, ese urabizi neza ko agukunda nta kindi ashaka? Rema aramusubiza ati ntacyo, kuko n'amafaranga nari ngiye kumuha ejo yarayanze. Rero rwose nawe bimurimo rwose by'urukundo, kuko avuye hano mu kanya aje kunyirebera. Ariko nyine reka nkubwire Seri, wihangayika, nawe bizagenda neza maze ubona undi, kandi icyo ngusaba rwose ni ukunshyigikira njye na Joanna. Serine ahita yivugisha mu mutima ati, ariko ubundi ubu bizarangira nemeye kureka Remy burundu koko? Umukobwa nk'uriya nemera ntwari umusore tumaranye imyaka 4 dukundana? Ahari wenda Leah na papa bangiriye inama ya nyayo. Ibi ntago bigomba kurangira gutya. Ngomba kurara amenye igisubizo niba ndava ku izima cyangwa niba ndahangana na Joanna. Ubwo Rema ati, ese ko mbona uri kure bigenze gute? Serine aramusubiza ati, Remy, mba mfite ibitekerezo byinshi, gusa ntugire ikibazo wowe na Joanna, ndabashyigikiye cyane. Ubwo tugarutse kuri Joanna yaratashye aho babaga, nuko yinjira mu nzu maze asanga Paula aricaye. Paula aramubwira ati, ese wowe bite kuzanya ku kagare hano? Joanna ati, ntago niriwe nca hariya dukorera, kuko nateze agataxi kangeza ku irembo. Ubwo Paula aramusubiza ati, genda ukabikerera dore Leah yararyamye kandi akabonye byaba ikibazo. Joanna aramusubiza ati, hasiki mukuru wawe nawe naramurambiwe, ni ukwirirwa arebaguzwa ibitamureba gusa. Namenye ko ari njye watwaye umukunzi w'inshuti ye, sinzamukira umva ko bagira ngo iki. Ubwo Paula aramusubiza ati, ese we ubundi kutambwiye ibyawe na Remy byagenze gute? Nizere ko wamubwiye ko nawe umukunda? Joanna aramusubiza ati, nabimubwiye, ariko nababajwe n'ukuntu yabyishimiye, kandi mu by'ukuri ndi kumubeshya. Paula, nari nzi ko ari imikino, ariko uriya musore ari mu rukundo bya nyabyo. Ubwo Paula aramusubiza ati, erega ni wowe watumye agukunda kubera kukugirira impuhwe, ahubwo ikiza nuko wahindura gahunda, uriya musaza ukamureka ukajya umurya amafaranga, ubundi Remy akaba ari we mukundana maze mukazabana. Joanna aramusubiza ati, ubu sinzabona urukundo rwo kumukunda njyewe, maze numva nshaka kwibanira n'uriya musaza kugira ngo napfa nzasigarane ibye. Paula yakomeje kumirwa maze ati, si ubwo uvuze gutyo mwazabana ugapfa mbere ye? Amafaranga se ni ibiki ko n'ubundi uzapfa ukayasiga? Kandi nubana n'uriya musaza ntuzigera na rimwe wishima nk'uko ubyifuza. Abasaza nta kabaraga bigirira mani, kandi muzajya mugendana mu nzira, nuhura n'abantu bigutera isoni zo kuvuga ko ari umugabo wawe, ahubwo uvuge ko ari papa wawe. Ubwo Joanna ati, mvuze ko ari umugabo wanjye se byagenda gute? Paula aramusubiza ati, ni hahandi n'ubundi abo uzabibwira bazaguseka bakwita indaya ikunda amafaranga, isenya ingo z'abandi, kandi nuramuka ukennye uzakena nabi, kuko umukobwa wese ugira ibitekerezo nk'ibyo ufite ni gake cyane apfa guhirwa ngo amere neza nk'uko yabyifuzaga. Uriya mugabo afite umugore n'abana 4, kandi abo bana niba kumenye no kukwica bazakwica. Ubwo Joanna aramusubiza ati, mana we, ibaze mfuye ngo kubera gukurikira umugabo w'abandi ufite amafaranga. Paula aramusubiza ati, hari umukobwa nzi watwaye umugabo w'abandi, noneho baba bari kumwe mu modoka, yahura n'abanyeshuri biganye bakamubwira ngo bwira papa wa lift. Baba bagiye mu kirori n'izindi ngagari, umusaza nawe akagira isoni zo kuvuga ko ari umugore we, ahubwo akavuga ko ari agakobwa ke, n'umukobwa bikamera gutyo. Nose Joa, urumva ko ari ubwo buzima uhisemo? Nkaho wakunze uwo muzasazana ngo urashaka uzapfa akagusiga uri umupfakazi? Uzi ko ariko hari n'igihe mu bana uzi ngo azapfa vuba maze agatinda gupfa bikazakurambira ugahitamo kumwiyicira. Joanna, wahisemo neza koko. Ubwo Joanna yakomeje gutega amatwi Paula ibintu ari kuvuga, maze aramusubiza ati, Paula, numvise pe, nisubiyeho ibyo kubana n'uriya musaza ndabiretse,
ahubwo ngiye gukunda Remi n'umutima wanjye wose. Mpinduye ibitekerezo pe, sinkeneye kuzapfa nabi n'ubundi nta waruta umusore waretse umukunzi we akanankunda atitaye ngo ndi mu kagare. Ubwo Pawulo arishima maze akamusubiza ati, wow, ikibazo gisigaye rero ugomba kumubwiza ukuri kuri muzima. ubwo Joanna aramusubiza ati, sha ibyo bizaza nyuma Paula, kuko no mu byatumye Rema nkunda nuko yangiriye impuhwe kubera ngendera mu kagare. Rero nshobora kubivuga ugasanga mbuze byose. Pawulo aramusubiza ati, basi nizere kuri uriya musaza ugiye kumureka. ubwo Joanna ati, simbizi kuko nkeneye amafaranga, kandi nawe urabizi ko mfite ibibazo nkeneye gukemura. Pawulo aramusubiza ati, ibibazo ariko Remi yagufasha kubikemura. Joanna ati, ariko si umuntu najya mpora mutura ibibazo by'amafaranga nta kindi. Amafaranga yose nkeneye ni miliyoni 10. Yose rero nzayakura kuri uriya musaza, ubundi namara kuyampa mureke nkomezanye na Remi wanjye. Nibidakunda akampa miliyoni 10 zose nzamusaba inzu na miliyoni 5. ubundi Joanna ahita amburada, gusa kumureka byo ntabibonye ntibishoboka pe, ahubwo icyiza reka mubwire ko nshaka guhura nawe, ubundi mbimwaka hakiri kare. Pawulo aramushuka maze akamubwira ati, muhamagare nyine. Joanna aramusubiza ati, ahubwo ikibazo gikomeye ngize, Remi namubeshye ko nta babyeyi ngira. ubwo Pawulo arumirwa maze ati, sha nawe wagira ngo uri umunyabutare pe, umuntu arabeshye n'ababyeyi akabica ari bazima koko. ubwo Joanna aramusubiza ati, erega nashakaga ko angirira impuhwe. Pawulo akomeza kumirwa maze akamusubiza ati, kuko wiyemeje kumwemerera rero ugomba kumubwiza ukuri kuri buri kimwe. Joanna aramusubiza ati, ubu se ntazambona mu mutekamitwe? Namenya ko ndi muzima, akamenya ko ababyeyi mbafite, akamenya ko ari njye yigeze kubona ndi kubyina mu kabari, ubu koko ntazahita nyanga kandi numva nahise nishyiramo ko ari we wanjye. Pawulo aramusubiza ati, umva Joanna, ibyo ntibigutera ikibazo, gusa ukora uko ushoboye kose uzamubwiza ukuri mbere y'uko abimenyera ahandi. Joanna aramusubiza ati, mana yanjye mfite ibibazo pe. nta kintu kibabaza mu buzima kikanashingura umutima nko gukunda n'ukundwe, nko gukunda n'ukundwe. ubwo ibyo byararangiye maze tugaruka ku mugoroba. Remi ari kumwe na mama we, ubwo baragenda maze bagiye aho barinjira basanga papa we yicaye ku irembo. Papa Remi akibabona ahita avuga ati, bite ko muneye mu rugo rwanjye? Remi ahita amubwira ati, papa gabanya kwigira ibyo ntazi se nyine, kuko urugo si urwaye wenyine, ahubwo urufatanyije na mama, kandi rwose kuba wamwirukanye ni ikosa rikomeye cyane wakoze. Papa Remi ati, ubwo uraje nyoko araguhuruje nawe uremera urahurura koko nguje kuntuka? Remi ati, papa sinje kugutuka, ahubwo nje kukubwira yuko rwose ugomba kongera kubana na mama, kuko rwose nta divorce mwahanye ku buryo inzu yigira iyawe wenyine ukanamusohoramo nabi. Papa Remi atumva nkubwire sha, ejo bundi hari umukobwa mwiza rwose nkunda uzaza tukayibanamo. Remi ati, niba ukeneye kubana n'uwo mukobwa wagenda mugakodesha inzu mukabana, ariko udatesheje mama umutwe. Iyi nzu ubundi ni iy'abana wabyaye si iyawe, rero rwose reka kwigira nk'injiji, kuko ubundi umusaza nkawe utimenya n'imyaka afite, sinzi rwose niba wumva udapfuye nabi. Papa Remi ati, winyita umusaza Remi, winyita umusaza? Umusaza ni so wa nyoko ngendeka, nta myaka 60 mfite ku buryo rwose wanyita umusaza. Ikindi kandi kuba uri mukuru ntabwo bivuze ko ugomba kunsuzugura unukasha uko wishakiye. Ni njye wakubyaye ntabwo wambyaye, rero urebye nabi nanaguhana. Remi ati, banza Yohane nawe mbere yuko umana, kuko ntabwo numva rwose ukuntu umuntu w'umugabo nkawe utinyuka kujya guheta ku dukobwa ubyaye. Urakeka hari umukobwa muto wagukunda uretse gukunda amafaranga yawe? Ubundi mwamara kubana akakwica maze agasigara n'ibyawe. Ubu ngubu ni ngombwa ngo unkubwire kuko ikibi ni icyiza kandi uri umuntu mukuru? Ubwo Papa Remi yaraturitse araseka maze ati, Remi bajya bavuga ngo ikimuga cyasitse urujyo sha biri kumwe mu ndi bashaye ikigega. Niko se muhungu wanjye, izo nta muri kumasha kuki utazihaye ejo wanga Serine ngo hari undi mukobwa wakunze? Ubwo Remi ati, byibuza njye nabikoze ku buryo bwiza papa, ndetse rwose Serine yari umukunzi ntabwo yari umugore wanjye, nta nubwo kandi twabyaranye,
ndetse kandi nta nubwo namuretse ngo nkunde umukecuru, ahubwo nakunze undi mukobwa mwiza, umukobwa mwiza rwose Imana yari yarambikiye. Papa Remy ati nanjye uwo mutima rero ukunda ndawugira. Rero rwose reka nkubwize ukuri wa mwana wanjye we, urukundo ntabwo rujya rureba imyaka, niyo mpamvu nakunze akana k'imyaka 22 ndeba umukecuru w'imyaka 48. Mama Remy ahita avuga ati uzi kwishyigikira mu mafuti koko, uzi ko amagambo uvuga wagira ngo nta bwenge ugira, cyangwa nabwo iyo ndaya yarabutwaye. Gusa wa mugabo we uzapfa ibyo byumve, kandi uzicuza uririmbo rw'ubonye. Ubwo Papa Remy ahita arakara maze ati ubwo rero ubwo uri kumwe nari murumva rwose ugiye kumenyera uko wishakiye, mwese nabafatanye nkabahondagurira icyarimwe. Remy atayi wowe wabigerageje si bigerageze, ariko ubundi ubona ko imbwa ari byo byiza kuruta kuba umugabo. Papa Remy yahise agwa mu kantu maze ati Remy ni njyewe ututse ngo ndimbwa cyangwa ndumviranye sha, uzi ko nakubyaye? Remy ati ndimo ndakubaza ariko papa, niba kuba imbwa ari byo byiza kuruta kuba umugabo. Papa Remy ahita avuga ati aka ni agasuzuguro, ubwo nyoko kuko azansuzugura nawe unsuzugure sha, bivuze ngo n'abandi bana bazansuzugura. Reka nigendere, iyi nzu nimuyigumane n'ubundi rwose ntabwo nayibanamo n'umugore mubi nk'uyu nguyu. Reka njye kwirebera umukobwa rwose nkunda, gusa ariko nimubona ngarutse muzamenye ko data yabyaye kuko iryo tungo sha wari uvuze. N'imyenda yanjye muyigumanire, ariko sinakomeza rwose kuba aha ngaha. Nyagasani ubwo umugabo ahita ashwekura kuko aragenda. Mama Remy yarumiye maze ati ariko si umukobwa watwaye umugabo wanjye ubwenge kuko ameze ati ubu yemeye gusiga urugo rwaragiye, ariko nashaka agende n'ubundi sinzabura kubaho ngo nuko adahari. Ariko mana yanjye nimfata iyo ndaya nzayitwika isura, ubundi nyishyingura ari nzima. ubwo bwarije maze tugaruka ahantu mu kabari Joanna yicaye nuko Papa Remy abaraje. Papa Remy araza aramubwira ati sheri wanjye umbabarire rwose ko natinze. Joanna aramusubiza ati watumye ntegereza abantu bose bakandeba cyane kubera nandi njyenyine. Papa Remy aramusubiza ati ihanganisha, nari ngiye kuza mbona nyamugore n'umuhungu we rwose baraneye baranukagura rwose ku buryo nabonye ari agasuzuguro maze ndabareka ndigendera n'inzu yabo rwose nyibatamo, nayisiga ndavuga ni sinzanasubirayo. Ubwo Joanna aramusubiza ati none se ubwo tuzabahe? Papa Remy ati ibintu biriho rwose ntugire ikibazo, inzu nagura n'iyindi cyangwa se wenda tukanakodesha, kandi sinangombwa rwose ko twatura mu Rwanda kuko twajya no kwibera i Burayi. Joanna aramubwira ati ibaze Joanna ngiye gutura i Burayi, sinzi uko namera pe, kuko ni inzozi zanjye kuva kera, ndetse nakuze numva nzajya kuhatura, ariko nkabona nta nzira bizacamo. Ubwo Papa Remy aramusubiza ati kuko nyine wahuye nanjye, igihugu cyose yifuza rwose nta kibazo ubu ngubu tuzakijyanamo, n'ahantu rwose wumva wifuza gutura nta kibazo tuzahatura. Joanna aramusubiza ati keretse tugiye gutura nko mu Bwongereza cyangwa mu Bufaransa. Papa Remy ati niba ariho rwose wumva ushaka nta kibazo tuzahajya. None se mukobwa mwiza ni icyo wamamagariye koko, wari unkumbuye? Joanna aramusubiza ati yego numvaga nkukumbuye, ariko nyine hari n'ibindi nshaka. Papa Remy ati ni amafaranga ngaho ushaka ko na miliyoni 100 zihari ku bwawe? Joanna aramusubiza ati miliyoni 100 se wazimpa? Papa Remy ati cyane rwose naziguha, uzishaka njye naziguha pe, ariko nyine wambwira nk'ikintu ugiye kuzikoresha kubera yuko ntago ari byiza gupfusha ubusa amafaranga, ariko nyine ukeneye kugura nyine nk'ibintu nta kibazo njye naziguha. Joanna ati nyine nshaka miliyoni 5 n'inzu. Papa Remy ati ushaka miliyoni 5 n'inzu by'iki se? Joanna aramusubiza ati miliyoni 5 hazavamo amafaranga nzohereza mama, nandi yo kugura imyenda myiza nabonye, na phone nziza nkazasohokana n'inshuti zanjye. Ubwo Papa Remy aramusubiza ati birumvikana nyine miliyoni 5 zo rwose turazikeneye, kuko mama wagomba kubaho neza, ugomba no kwambara neza no gutunga phone nziza ihenze,
ndetse n'inshuti zawe rwose zigomba kubona yuko rwose ufite umugabo w'umukire. Naho sinzi yo ni iki mama? Joanna aramusubiza ati nyine mama yambwiye ko ashaka kuza gutura i Kigali kandi ntiyakodesha. papa arema ati birumvikana, nta n'impamvu yo kurekera umubyeyi rwose mu cyaro kandi ibintu biriho. Noneho rero urihangana kuko ubu ngubu nta mafaranga mfite, ndetse kandi n'amafaranga mfite ari kuri konti ntabwo byakunda ko nyakuraho kubera umugore, ariko ndayashaka mu minsi 2 yonyine ndaza kuyaguha kubera yuko urayakeneye pe. Naho iyo nzu yo urategereza nk'ukwezi kandi rwose nizera yuko utazarambirwa. Joanna ahita amusubiza ati oya nta kibazo ntago narambirwa, ni nibyo nakubwiraga rero, ndumva nagenda kuko natinze kandi nkeneye no gutaha. papa arimo aramusubiza ati uratashye cyangwa ugiye muri ka kabari? Joanna aramusubiza ati ndatashye, hariya ntago nkijya kubera ko wambujije. papa Remy ati ni byiza cyane rwose pe, uzavamo umugore mwiza wubaha. Ngaho utaha nyine ubwo turaza kuvugana. Ubwo bavuye aho ngaho Joanna yihuse cyane terekeza mu kabari. Ako kanya Serena ahita yinjira muri ya bare nawe ubona yuko atishimye, afite stress nyinshi, ubona yuko rwose afite n'agahinda kenshi, maze aragenda yicara afata icyo kunywa atangira kwimena mama yoga reka sinakubwira. Ubwo muri ako kanya yatunguye no kubona Joanna aje maze atangira kubyina. Umukobwa biramucanga yibaza ukuntu ari kubona Joanna arimo abyina kandi azi yuko ari umukobwa ugendera mu kagari. Ubwo Joanna yarabyinye ko ivumbi riratumuka maze abagabo bamuha amafaranga menshi, nuko asoje kumansura ahita asohoka maze Serena amusohoka inyuma. Joanna feri ya mbere yese yinjira mu bwiherero, nuko Serena aguma hanze amutegereje. Hashize akanya Joanna asohoka mu bwiherero maze amubonye arijijisha, aramubaza ati ubu wari wategereje ko mvamo? Unyihanganire natinzemo ariko ubu wajyamo nta kibazo. Ubwo Joanna n'isoni nyinshi agiye kugenda, Serena aramukurura maze akamubwira ati ibi bintu Rema arabizi? Joanna aramusubiza ati ngwiki? Serine ati Rema azi ko ugendera mu kagari utabasha kugenda neza, kumbura inda ibyina mu kabari. Ubwo Joanna aramusubiza ati sinzi ibyo uri kuvuga, kuba ndi indaya byo ndi indaya, kuko ndabyina nkatahana n'abagabo nkabakorera serivisi bashaka, ariko iby'akagare n'abantu bitwa bare muri kuvuga ntago mbizi. Ubwo Serine biramucanga maze ati wikigira nkaho utanzi, ndabizi ko ari wowe Joanna. Ubwo Joanna arijisha maze akamuseka ati uyu mukobwa si umusazira? Ndeba neza unyitegereze ubundi ujye gusarira ku bandi. Serine yaramwitegereje aramwitegereza, nuko arivugisha mu mutima ati gute nakizera ko yatari Joanna nzi? Ariko se gute yaba atanzi akaba atanazi na Remy? Joanna yakomeje kumujijisha ati niba wankunze nta kibazo rwose, nawe twatahana kuko si abagabo nkorera serivisi gusa, ahubwo n'abakobwa ndabafasha. Rero niba wankunze ufite amafaranga nta kibazo rwose twatahana kandi nanaguha ibyishimo. Ubwo Serine yaguye mu kantu maze ati kwa Jinara Yesu uri umutinganyi? Joanna ati oya, gusa kubera amafaranga byose ndabikora, ahubwo nawe wigira ikibazo cyo kumbwira nagufasha. Uranshaka? Ubwo kandi bivuga arimo kumwikoreshwaho hirya no hino, maze Serine yegera hirya aramusubiza ati oya, nuko nyine nari mbonye usa n'umuntu nzi, ariko n'ubundi sinakizera ko atari wowe. Nukuri kwiyoberanya, ariko ni wowe Joanna, nakubonye. Ibi Rema agomba kubimenya. Joanna yakomeje kwigira nyoni nyinshi, arangije aramubwira ati oh my god, uyu mukobwa ndamugira ntera. Okay, uzazane n'uwo Remy nawe mbere umufana nta kibazo, kandi ntukomeze ko nyibeshyaho. Ngewe sinitwa Joanna, nitwa Soso. Ndeba neza ntuzongera kunyibeshyaho, kandi nubona umugabo ukeneye umukobwa bararana uzaze hano ndebe uzabukoze. Nyagasani. Ubwo Joanna arimo kwigira w'igipapirano yahise agenda. Akimara kugenda Serine byakomeje kumucanga maze asigara yivugisha ati mana yanjye, mbyizere kuri atari Joanna. Ariko se yaba yigira nk'ufite ubumuga kandi ari muzima kubera iki? Kuki se yaba abyina mu kabari anigurisha? Ubwo Serine disi injuga za Joanna zaramufashe maze ahita yemera yuko disi atari we. Aravuga ati oya pe,
ntabwo uriya ari Joanna ariko barasa cyane pe, banavuga kimwe. Ibi bintu ngomba kubikoraho iperereza, ariko nsanze ari we n'ukuntu yantwaye Remy sinzi icyo nakora. Gusa niba ari nawe afite ikibagambiriye gukorera Remy, rero nzamwica nta n'uzamenya aho yagiye. Nyagasani, uratekereza biraza kugenda gute mu cyo gikurikira? Andika igitekerezo cyawe muri comment tubwire ukuntu byumva, cyangwa se wifuza ko utabyagenda. Niba uri mushyano kandi cyangwa se ubwa mbere umvise ijwi ryanjye kandi kuri subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibice bikurikira by'ino nkuru ndetse n'izindi nkuru z'urukundo mbagezeho umunsi ku munsi. My name is Alpha Sam. Subscribe. I love you all guys. Thank you.